Mwongeye kwirwa nshuti bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu nce zitandukanye z'isi yose ndabasuje mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhirwa mu byo mukora byose. Mu minsi mike ishize nibwo MISS Muheto nshuti divine yambitswe ikamba rya MISS Rwanda 2022. Ni inkuru yavuzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, dore ko MISS Rwanda ikurikirwa ku rwego mpuzamahanga kuko ni irushanwa riba riteguye neza kandi ryitabirwa n'abakobwa beza. Gusa dusubiye inyuma mbibukije neza ubwo twari tugeze mu ntara y'Uburengerazuba tuvuye mu ntara y'Amajyaruguru turi gushaka abakobwa bazahagararira izo ntara, haje umukobwa ufite ubwiza ufite uburanga, akaba ari nawe waje kwegukana ikamba rya MISS Rwanda nshuti divine Muheto. Akigera kuri stage agiye kubazwa n'abagize akanama nkemurampaka, MISS MUTESI Jolly yahise amubwira ati Muheto uri mwiza pe. Iryo ni ijambo ryacicikanye hano mu gihugu cy'u Rwanda rivugwaho n'abatari bake, dore ko bavuga ko umuntu ugize akanama nkemurampaka nk'umujaji atari kuvuga iryo jambo, atari gukoresha iryo jambo. Gusa ntacyo byatwaye kandi yaje gusobanura impamvu yavuze iryo jambo nyuma y'igihe kinini rwose atagira icyo abivugaho, noneho areruye agira icyo abivugaho. Reka tubageze inkuru yose uko yakabaye. Niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru yose gatanu kuri gatanu. Tariki ya 30 Mutarama ubwo hashakwaga abakobwa bahagarariye intara y'Uburengerazuba muri MISS Rwanda 2022, ubwo MISS MUTESI Jolly wegukanye ikamba rya MISS Rwanda 2016 yarakubise amaso nshuti divine Muheto wari ufite nimero 6 yagize ati Muheto uri mwiza pe. Yarongera aramubaza ati urabizi neza ko uri mwiza? Muheto mu kujinga yavuga ati mbwira urabizi neza ko uri mwiza? Ageze aho abivaho. Iyi mvugo rero ntabwo yakiriwe neza n'abantu batandukanye, aho bavugaga ko nk'umuntu wari ugize akanama nkemurampaka atarakwiriye kuvuga ayo magambo. Ibi byakomeje gusembura ibitekerezo bya benshi nyuma y'uko tariki ya 19 Werurwe 2022 nshuti divine Muheto yegukanye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2022. Abantu batangiye kugenda bavuga ko uyu mukobwa n'ubundi Mutesi yari yaramuhaye ikamba umunsi avuga ko ari mwiza. Ati wowe wabonye atari mwiza? Ni wabivugaga uwo ninde? Ni MISS MUTESI Jolly mu kiganiro yajyanye n'itangazamakuru yagize ati wowe wabonye atari mwiza? Urabyemera ko ari mwiza? Aya ni amagambo ya MUTESI Jolly. Aravuga ati ariko abantu bagira amatiku na menshi kweri. Umukobwa ni mwiza, ikindi namubwiye ko ari mwiza, sinamubwiye ko ari nyampinga w'u Rwanda. Ari mu marushanwa y'ubwiza, kubwira umuntu ko ari mwiza ntabwo nakabaye mbona ko ari ikibazo. Yakomeje avuga ko kubwira umuntu ko ari mwiza ari ubupfura kandi kakanama nkemurampaka ka MISS Rwanda abantu bakwiye kuyitandukanya no mu manza zisanzwe. Ati kubwira umuntu ibyo ubona ni ubupfura. Sinumva impamvu umuntu avuga ko nari umukemurampaka ngo wari wabona aho umunyamategeko abantu barimo baburana akavuga ngo iyo ngingo yawe irakomeye. Oya, wishaka gufata ubwiza n'ibintu by'icyaha. Hariya ni mu byaha bafite ukuntu bayobora ibintu byabo no mu marushanwa y'ubwiza bafite ibyo bagenderaho. Umuntu utabizi azagende yihugure abirebe. Ikibazo cyabayeho nuko nabwiye umukobwa ko ari mwiza kandi ari mwiza. MISS MUTESI Jolly kandi yavuze ko uretse kuba abantu barahisemo Muheto, ariko ubusanzwe hari abakobwa benshi yagiye abwira ko ari beza. Ati buri muntu wese kugeza ubu abantu benshi barabibona ko ari mwiza. Nshobora kubona ko ari mwiza wowe ntubibone. Hari abakobwa nagiye mbwira ko basa neza kandi beza, nuko ari Muheto bahisemo gusa. Ikindi hari abo nagiye mbwira ko bavuze ibintu byabo neza biri ku murongo, kuki ibyo batabitinzeho.
ngira ngo murabyumvira neza. Aya ni amagambo ya MISS MUTESI Jolly asubiza ku kibazo cyari kimaze iminsi kivugwa cyane cy'uko yaba yaragize uruhare mu kuba Miss Nshuti Divine Muheto yaba yaregukanye ikamba rya Miss Rwanda 2022. ngira ngo murabyumvira neza ko mu by'ukuri yabisobanuye neza ko Miss Nshuti Divine Muheto ari mwiza, kandi koko yaba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bamenye nyampinga watowe mu Rwanda bose bemeza ko Nshuti Divine Muheto ari mwiza. Nta gushidikanya rero yasobanuye kandi yasubije abagiranyije abajaji bo muri Miss Rwanda ndetse n'abajaji bo mu rukiko. Ni Pilot Rwanda, reka dukurikire Nshuti Divine Muheto. Ibintu nimbyumve ngiye byanshatse gati umva icyo nasubiza cyose fa kuba byanze bikunze ndi igisonga cyangwa se ndi Miss Rwanda nibyo pe. Okay. So muratsinze ngo mwambaye irikamba mu aya makamba, ikamba rya nyampinga ni ry'ibisonga muri rusange. Divine wari utangiye uti ibyo nemeye nibyo ngomba kuzakora nkuko nabibemereye. Ndagira ngo wenda tunagaruka aho ngaho noneho mutari mu gihunga, mutari kwihuta. Tubwiye niki mugiye gukora, ni gute mugiye kubyaza umusaruro platform mwabonye, ndetse ya mishinga yanyu niki gikubiyemo kugira ngo n'umunyarwanda wundi utarabashe kubikurikira mu buryo bwimbitse uyu munsi abashe kubyumva ari wowe tuhereyeho. Ego mutangiye kuri njye Nshuti Divine boss kabiri. Ikintu cya mbere navuga umushinga wanjye ku batawuzi witwa Igiceri Youth Program. Muri ayo magambo atatu nongeyemo youth ni ibintu byumvikana ko ari ibintu bigenewe urubyiruko ariko bizafasha u Rwanda muri rusange. So umushinga wanjye it's more of gushishikariza urubyiruko umuco wo kwizigamira, tugakora twumva yuko kwizigamira ari ibintu bikenewe, tugakora twumva yuko kwizigamira ari ibintu twe kuba twakora. Ko ndakeka neza nako ndamya neza nashidikanya, iyo ukuze ukunda ikintu, iyo ukuze wigishwa ikintu uyikura wumva ari ikintu cy'umuco kurusha uko twakora kajya bitubwira dusoje kwiga gwino izigamire ni ibintu uzakenera. Tugiye tubitangirana tugakora n'umuco wacu, tugakora ibintu duhora twumva twakumva yuko ari inshingano zacu za buri munsi, ari inshingano dukwiye kuba twakomeza gutekereza mu mibereho yacu ya buri munsi. And impamvu navuga ko aribo nahisemo at a certain stage twe nk'urubyiruko tuvuga the same language. Ko ngiye kuba naza imbere y'umuntu mugenzi wanjye, kuba naza imbere ya Mauritia nkamubwira umushinga wanjye kwizigamira, azibaza kuki Divine aje kubimbwira, azumva ko atari ibintu by'abandi ababyeyi bahora bamubwira. So numvishe ko ari ibintu nanjye ubwanjye nashyiramo imbaraga kuba nakumvisha abantu ko kwizigamira atari ibintu by'abantu bakuru, ababyeyi bacu barakora baraduhereza. Niyo natwe n'igihe kigeze ngo tugerageze tugire uko tubafasha mu byo baduhereza, twizigamire tutabagora cyane. Yego, in summary umushinga wanjye it evolves around kwizigamira mu rubyiruko. Kuki Igiceri se, kuki wakoresheje Igiceri? Ni nk'izina nk'uko bavuga ngo mera neza munyarwanda, ibintu nk'ibyo. So ni izina, ntabwo ari ngo umuntu yizigamira igiceri gusa, nuko ikintu kiba kiri mayina twumva ko kenshi ntacyo kitumariye. Hari abantu benshi bumva ko igiceri uragitahanye, kumva ko igiceri cyo kuguramo mitiyu ari cyo kuguramo ibintu bigiye bitandukanye. So ariko iyo ugiye ugifata ukakizigama k'igiceri urakizigama ntabwo kizaguma ari igiceri gusa, uzashyiraho ikindi mwibutsa ko bya biceri byinshi biri kumwe biza kubyarira inote ya note umva ko agaciro. So ni izina gusa ariko ntabwo bivuze ngo nicyo cyonyine ukwiye kwizigamira. Watangira ku giceri bikaba 2, ejo bikaba 3, ejo bundi bikaba 5, ukaba inoti ya 500. So igiceri dukumva ko ari ikintu gito, niyo mpamvu icyo kintu natangiriyeho twumva ko ari ikintu gito, ariko mu by'ukuri ntabwo ari gito. Ubiteranyije bibyara ibindi, ugiye wizigamira si ngombwa igiceri gusa, havamo ikintu gikomeye cyane. Ese Divine wowe ukura kugeza ubu ngubu kuzigama n'umuco muri wowe? Yego, nagira ubuntu kuko ari ibintu natojwe, ari ibintu nabonye ko bifite akamaro cyane cyane muri icyo gihe cya the pandemic. Nabonaga yuko ari ibintu umuntu ari wizigamira ubuzima bwaramugoye cyane. So kuba bwaramugoye naravuze ati why not, ni gute nanjye nakweka bano bantu yuko twese twamaje kubona yuko relying on day to day income is unattainable. So nabonye yuko ari ibintu twese dukwiye kuba twakora tukizigamira bikadufasha neza natwe nk'urubyiruko and bigafasha n'igihugu muri rusange. Ni gute byagufashije? Nanjye ku giti cyanjye I personally yaramfashije, ntago hari ibintu udasaba umubyeyi.
nkanjye nk'umukobwa hari ibintu mbanye n'ibintu byinshi bitandukanye kuba narizigamiye bimfasha mu bintu bigiye bitandukanye bigatuma nagora umubyeyi wanjye muramusaba amezi ikimezi cyari ukuntu umufasha kuba nanjye ndabizi neza ko hari barumuna banjye bakeneye amafaranga bakeneye iyo pocket money yo gutwara ku ishuri bakeneye ibyo bintu nanjye nkeneye so nkanjye nk'umuntu mukuru mfite abo nduta mu muryango n'inshingano zanjye kuba nagira uko ngabanyiriza umutwaro ababyeyi banjye hari ikintu abantu bajya bibazo bigeze mu kuzigama ubundi umuntu azigama ryari hari ibyo ukeneye hari bezo umuntu agira akavuga ati nibi yabura n'amafaranga akabanza kwikenura hari n'ubwo ngo umuntu yakabanje ngo kuzigama uhuza ute gukemura ibyifuzo byawe no kuzigama yes nkuko bimbwiye ngo kwizigamira imyaka kwizigamira nta myaka ihari bazana ijambo kwizigamira nta myaka yari ihari vuga ngo umuntu wizigamira n'umuntu ufite ino myaka ariko hari mindset twe nk'abantu dufite nanjye nari mfite yo kumva yuko umuntu ukwiye kwizigamira ari umuntu ufite ibya mirenge ari umuntu ufite ibintu byinshi actually not tugenda no ku izina ry'igiceri youth program birumvikana akenshi umuntu ibyo bikunda yuko ubona igiceri aho kumva yuko ndakeka n'abantu benshi babikora ugatahana ufite igiceri muri pa kumva ko ari icy'umwana kujya kuguramo bomba ariko mu by'ukuri kwirengagiza yuko cya giceri ni igiceri yes ariko hari umuntu hari aho wagikuye hari umuntu wakikugaruriye bivuze yuko cyari gikenewe iyo kitaba gihari ntabwo wari ko wakibonye so ikintu navuga kwizigamira nta myaka bigira ikindi cya kabiri ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu nakukwiye kubikora ntabwo ari abantu bafite ibya mirenge ntabwo ari abantu batunze cyane ni twese umuntu wese ushaka kugira aho yivana naho afite ageze yes twese ntabwo dufite nubwo dufite bingana so udafite niwizigamira njyewe ubwanjye nizigamira nzizigamira nziteza imbere nzihangira umurimo nihangira umurimo ntabwo nzajya tuvuge ncuruza amagi ntabwo nzafata amagi njyane kuyacuruza at the same time ndebe za nkoko nziteho Maurite nzamuha akazi Maurite nimuha akazi azaza nzamuhemba nimuhemba amafaranga azatangira yizigamira so kwizigamira yes umuntu udafite namubwira nawe atangira akore abona amafaranga azizigamirisha yego ukazakora ubukangurambaga kugira ngo abantu bumve uyu muco wo kuzigama bahereye kuri dukeya usibye ko warakemuye ibibazo byawe ugafasha umubyeyi barumuna bawe kuzigama harazigama kugira bagene aka business batangira hari akantu ugize utangira mu buzima bwawe ka business nawe karatangira ariko niyo mpamvu nyiri kwizigamira kugira ngo umunsi umwe nanjye nzagatangire byiza cyane wowe rero umushinga ni uwuhe umushinga wanjye wari gushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo yego ko narawutangiye kubera ko numvaga ko abanyarwanda dufite mindset nk'abana bato tuva mu ishuri muri senior 6 dutekereza ko ntabwo dushobora kwihangira imirimo twumva ko nkeneye gukorera ababyeyi banjye nkeneye gukorera uyu nguyu ariko ntabwo dufite iyo mindset that I could nshobora kwifungurira business kandi igakora neza cyane so naje kugira mpindura iyo mindset n'ibindi bibazo byo kuvuga ngo mfite projet ariko nta mafaranga mfite nshaka kuba iyo bridge hagati y'abo bantu kugira mpuze uwo musponsor n'uwo mwana ufite iyo projet kugira duteze u Rwanda imbere twese kubera ko at the end of the day projet zacu zose ziza kugira duteze u Rwanda rwacu imbere ko hari ahantu nshaka ko u Rwanda rugera so projet yanjye muri make ni kugira twese tuzamuke turi hamwe ntidusiga umuntu muto hasi cyangwa ko ari umwana twumve ko adashobora ariko twese nk'abanyarwanda we raise up together tuzumve ubwo nikize umwanya w'urubyiruko n'abandi bose tuzumve ibyo uvuga cyangwa tuzarebe ibyo ukora ahubwo nshaka kuganisha nwango wowe ibyo bintu wigeze ubigerageza warabita ku buryo noneho ibyo tubwira unashingira ku ngero zifatika tuvuge nawe yarabikoze niyo ukuntu TV nayivuze ni nko personally ntabwo nabikoze nanjye natangiye project ko I was part of the youth babandi afite iyo mindset yo gukorera umuryango kuko nanjye numvaga ko ntashobora kwikorera ariko uko nazanye iyo projet ndashaka kubabera icyitegererezo I want to be an example nifungurire kugira nabo ibyo bizatuma abandi babona akazi kubera ko nkuko Divine yabivuze ntabwo nzakora amagi n'ibiki byose nkeneye umuntu umfasha so ndashaka gutangira
mbabere icyitegererezo nabo batangire twese. urashaka gutangira iki noneho nk'aka business kawe? Business yanjye akenshi ko mfite really a business ariko nshaka gutangira kuri projet yanjye. Yego nshaka gufasha urubyiruko kugira twese dukore hamwe, nimbona ko bimeze neza twese turi kuzamuka. Nabonye projet 2-3 abana batangiye gukora, nabahuje n'aba sponsors kubera njyewe nkaba narabereye umugisha mu buzima bwabo, nanjye bwo nzatangira kwikorera amafaranga ku ruhande. Ezo ni nk'ibihe bintu wenda urumva na projet yawe ubwawe ni business ubwawe, ariko nk'ibindi bintu wumva washoramo amafaranga aho guti jewe hari ahantu hari amahirwe nashoramo ku buryo n'undi ukumva aka kanya hari n'ababa bafite nushobora kubona n'amafaranga ariko akabura aho yashora akabona ahantu hari amahirwe ya business. Nk'ibintu nka bitatu uba wumva washoramo amafaranga n'ibi. Ibintu nashora amafaranga ni for example Forza niyo ku betting. Betting ifite amafaranga kubera ko mbana n'aba uncle banje, njya mbona abashitsi banje bose bashaka amafaranga bose muri betting. Iyo bari amafaranga yo bakarira ariko bakira bose bagaseka. So nicyo kintu cya mbere nashora. Washinga business yo ku betting? Nago nayishinga personally ariko nashoramo amafaranga muri Forza. Yego. Yeah. Ikindi wenda nakora muri fashion design ko nkunda imyenda, nkunda kubona abagore basa neza bambaye neza bikwije. So nanjye nicyo kintu aho ngaho nakwifungurira iduka ryanjye personally. Yego kwisema akantu ngo bikwije. Ariko kwikwiza ntabwo bivuze ngo niyambara ibintu bigufi cyangwa iki. Hari certain age ugomba kwambarira, you know. Ntabwo ngiye kubyira ngo abana b'imyaka yanjye ngo bambara amakanzu maremare, no. Ndashaka kubahereza imyenda according to your age. Ndabona hari umuntu umaze kunyandikira hano ngo utaririmbye nta cyabaye. Mbere ko twagiye ku mushinga aho turahagera mu kanya. Uwo mushinga nkuko nari narabivuze, umushinga wanjye witwa Pilot Rwanda. Basically ndi kumva ujya kumera nk'amawolitsi nyine, ni ugushishikariza nyine urubyiruko but especially nyine abanyeshuri kwihangira imirimo. So nkaba exposing nyine kuri world of opportunities but especially nyine nshaka gufocusinga in rural areas cyase mu byaro. Exactly. So nyine kuba motivatinga kubereka nyine yuko kuko actually let's say opportunities ego abari limited cyane. So icyo nshaka gukora ni ukubereka yuko opportunities ziri navuga gute ziri vast. Kuko hari igihe nyine usanga abana especially bo mu byaro ukabona wenda kubera ababyeyi bari kubabwira nyine ngo muzaze mukore nyine muri no field muri agriculture kwa ko nyine natwe ari byo dukoramo, cyase wenda ukabona nyine kubera let's say economic capacity yabo cyase financial capacity yabo ukabona nyine hari ibintu batemerewe gukora. Urabona nko kujya muri field ya fashion iri risky cyane, especially nyine ku bantu badafite opportunities nkayo. So yes, ngiye muri make I just want to expose them kuri my opportunities in any way that I can. Yego uzabikora unyuze mu henzira. Actually nshaka gukoresha let me call it a talent or my dream nko kuba nyine a TV show hostess. So like nkajya mbavugira, nkajya mbazana muri show yanjye nkaba exposing nyine muri make nkabahuza nyine n'aba sponsors banjye. And nagize n'Imana actually ngorana na ubungu ndi brand ambassador wa Volcano. So Volcano kizamfasha cyane icyo nshaka ni nka gutya urona abana bari mu cyaro tuvuge if I work in RBA kugira ngo baze na transport biranagoye. So yes aho ngaho bazanamfasha. So it's many ways nzakoresha. So TV show yawe ni ryari? Ni vuba you guys just be ready. Ni vuba cyane. Uzashakira na show kuri radio nta kibazo. Nabyo byakunda. Ntabwo nakirimita. Okay. So turirimbire rero nkuko babisabye mbere uko dukomeza n'ibindi n'abagenzi bahisa bitora. Oya nabyo batoye baratuje. Oya tubyakiriye kandi neza. Nukuri mbyakiriye neza cyane. Imana turashaka kuyumva. Nka data. Kuririmba se kurapa. Kurapa nta kibazo. Dape. Yesu we aririmba. Ndirimbe reka ndirimba rero. Cyangwa bivange. Ayiwe. Yeah. Kuna Filipo zose mwambwiye Molitia uzibyo ndirimba. Mwumvishe mushi byavuze Divine. Oya yongore. Avuze ngo I don't need a boyfriend. Abari ndirimba no. Twagiye. Ndashaka kuririmba nyine nakaririmbiye hariya muri talent. Nari bireka ngasubiremo. Shadivu mwazeho. Okay. I'm sorry if I seem uninterested, though I'm not listening, though I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here,
but since my but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. You don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. If you can go back, please enjoy your party. I'll be here somewhere in the corner on the cat. Twasoje. wahesha Bashimishije cyane fata akaruhuko gato k'indirimbo turagaruka mu kanya dukomeza kuganira na Nyampinga n'ibisonga bye. Niba hari ikibazo ufite mu kanya turaza kwakira ibibazo byanyu baraza kubisubiza.